turi mu isi yanduye, turi mu isi yanze amategeko y'Imana. Ariko uko abantu banga amategeko y'Imana niko ishyanga rirushaho guhenebera, rigahura n'akaga n'akangaratete, rikagera ahantu hababaje cyane. Uzi kureba ababyeyi barizwa n'abana bamaze kubihararumbu ariko batemerewe kugira icyo babikoraho kubera yuko bisa naho ibintu byicuritse, mu gihe amategeko y'Imana asaba ngo wubahe so na nyoko, maze amategeko y'abisi akavuga ngo wubahirize uburenganzira bw'umwana. Icyama umuntu uri kumva uyu mwanya ngo ibi bintu abigire imibereho ye, yumva icyo Imana iri kumubwira mu ijambo ryayo. Iravuga ngo wirinde gusa, ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye. Erega bivane mu nyandiko ubishyire mu mibereho yawe, uraza kubona ibintu bitangaje by'iby'Imana twifuriza, uhereye no ku mibereho yawe, uhereye ahakuzengurutse. Iby'amaso yawe yiboneye, igihe abantu bagendeye mu bushake bwabo kugenda mu bushake bw'Imana, akaga biteza. N'igihe abantu bagendeye mu bushake bw'Imana no kugenda mu bushake bwabo, umutekano bitanga. None se ni irihe huriro ry'isezerano rishya n'isezerano rya kera? Noneho rero turabona ko isezerano rishya ritubwiye ingingo y'ingenzi: nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Amena. Ingingo ya mbere iri sezerano ritwibutsa ikomeye ni uko Imana izandika amategeko yayo mu mitima y'abantu bayo. Haleluya. None se bisobanuye iki? Ntabwo Imana isezeranye ko izavanaho amategeko. Iki ngiki tukicaho umurongo bantu b'Imana. Mbese isezerano rishya rivuze yuko Imana izavanaho amategeko nk'uko abantu babyibwira? Oya rwose ni ukubeshyera Imana. Waba wise Imana kwaba ari ugutuka Imana. Uramenye udakora icyaha cyo gutuka Imana uvuga yuko isezerano rishya risezeranye ko Imana izavanaho amategeko yayo. Ntabwo ari uko isezerano rishya rivuze. Riravuze ngo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo. Bavandimwe muri Kristo Yesu, nanone nejejwe bikomeye no kongera kwibona imbere yanyu kuri uyu murongo umucyo w'isabato. Nshima Imana ku bwanyu ndetse no ku bwanyu yuko Imana yakomeje kuturinda no kutuba bugufi kugeza n'uyu munsi. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ku byo yakoze byabanje n'ubwo yakomeje kutuyobora muri uyu rugendo twatangiye, urugendo rushakisha mu byanditswe byera ngo tumenye ibyo Umwami wacu ashima, nk'uko twabibonye mu Befeso igice cya 5 mu buryo bw'umwihariko ku murongo wa 10. Ni itegeko ry'Umwami rivuga ngo mushakishe mumenye ibyo Umwami ashima. Ndashima Imana rero ku bwanyu twakomeje gufatanya uru rugendo, kandi Imana ikomeje kutwungura ubwenge mu buryo budasanzwe gusobanukirwa n'ibyanditswe byera nk'uko yabisezeranye. N'ubundi rero tugarutse gukomeza urugendo rwacu rwo gusobanukirwa kandi no kurambura ibyanditswe kugira ngo twumve icyo Imana ituganiriza muri yo. Ariko mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho, Mwami wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye yuko uri mwiza kuri twe uhereye kera kose kugeza uyu munsi. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije. Tugushimiye ko ari umuyobozi utayobya. Abantu bashobora kuvuga byinshi, abantu bashobora gushaka izindi nzira, ariko hari inzira imwe rukumbi waciye kandi urayandikisha kugira ngo tuyimenye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagarutse rero kandi duciye bugufi kugira ngo twigishwe nawe. Dusabye Umwuka Wera kugira ngo atuyobore kuri buri ntambwe yose, guhe kuba twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi umugambi dufite nuko ubwami bwawe bwimikwa mu mitima yacu, ubwiza bwawe bukarabagirana kuri twebwe. Ubidushoboze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Twatangiye urugendo uhereye mu gihe cya Adamu, igihe yari akiri mu ngobyi ya Edeni, Imana ikirema isi, tureba ngo dusobanukirwe n'iby'umucyo w'isabato ko waviriye mu isi. Twabonye isabato guhera icyo gihe,
kandi nyuma yaho tubona Adamu acumura ava mu biganza by'Imana, yiha kugomera Imana maze agwa mu maboko ya Satani, ariko Imana ntiyamureka. Ariko tubona bava muri Edeni bajya hanze yayo. Twakomeje kureba uko Imana yakomeje kugendana n'ubwoko bwayo. Amakuru anejeje twabonye nuko Imana itigeze ibura abantu bayo bayihagararira mu isi yagomye kugira ngo babe abambasaderi n'umucyo umurikira abandi. Twarebye iby'abakurambere bacu uhereye kuri Abeli, ba Seti, ba Nowa, ba Henoki n'abandi. Turaza tugera kuri Aburahamu umuheburayo w'Imana yatoranije kugira ngo azabe ukomeye kandi aheshe isi yose umugisha, ndetse ahabwa amasezerano akomeye cyane yuko mu rubyaro rwe ariho isi yose izaherwa umugisha. Tuza kubona iri shyanga ry'abisirayeli Imana iritoranya, ba bandi bakomotse kuri Aburahamu. Mu gusoza iby'Imana yasezeranye kuri Aburahamu hatoranywa ishyanga rya Isirayeli kugira ngo bamenye ubushake bw'Imana, harimo no kugenda mu mategeko yayo. Amategeko yayo arimo n'isabato. Twarebye uko Imana yari yabanye nabo ikabamenyesha ukuri kwayo, bakaba bari basobanukiwe amategeko yayo uhereye kera kose. Ejo bundi twinjiye mu gika gikomeye cyane, igika cyo kuri Sinayi, cya kindi kijya giteza impaka. Nagandiriye n'umuvandimwe wa Mapera tuganira icyigisho gikomeye cyane cyatwerekaga iby'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera Imana yagiranye n'ubwoko bwayo ku musozi wa Sinayi. Turisanga mu kuva igice cya 19 umurongo wa 4 kugeza wa 8, ahatubwira ngo mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Batoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya bari yo magambo bwira Abisirayeli. Umurongo ukurikiyeho Mose arazahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Turabona Imana igirana n'ubwoko bwayo isezerano yuko nibemera kugendera mu buntu bwayo, bakemera kugendera mu mabwiriza n'amategeko agenga ingoma yabo, bazahinduka ubwoko budasanzwe, bazahinduka amaronko ku Uwiteka, bagahinduka abami n'abatambyi bo guhuza Imana n'andi mahanga. Maze Mose arazabwira abo bantu amagambo y'Uwiteka, abantu nabo basezerana isezerano rikomeye yuko ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Twabonye yuko ahantu akaga gashingiye gakomeye cyane kerekeye isezerano rya kera ari umuhati w'abantu, umugambi w'abantu wo gusoza iby'Imana ishaka ariko mu ntege zabo, kandi intege zabo ntazo. Barangiritse mu buryo bukomeye cyane. Ibyigisho byabanje twarabibonye ukuntu bagiye baguma mu buryo budasanzwe, ndetse bacumura ku Uwiteka kubera kubura kwizera. Murabyibuka urugendo twagendanye tureba ibyabaye mu butayu bw'Ishuri, ubutayu bw'Isini, ibyabereye hakurya y'Isini babura amazi. Ni ibintu biteye ubwoba. Bitugaragariza ukuntu bari barahenebereye mu buryo budasanzwe, ariko bageze ku musozi Sinayi baravuga ati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Twabonye yuko ibyo bintu bitari kubasohokera, ariko kandi Imana yongera gusezerana isezerano rya kabiri, isezerano ry'amahoro, isezerano ryo kubabarirwa ibyaha, kandi isezerano ryo kwambikwa umutima mushya. Turaje twongeye tubirebe mu buryo bw'umwihariko, twumve ibigize iri sezerano, kuko ni ingenzi cyane ko tubisobanukirwa. Igihe iki kintu kidasobanutse, ya ngorane ihari, rya pfundo Satani yapfunditse ngo abantu badasobanukirwa n'ubushake bw'Imana, bw'ibyanditswe byera, ngo berereze amategeko y'Imana, ntabwo ryapfunduka. Niyo mpamvu turi buze kugaruka kuri iyi ngingo mu buryo bw'umwihariko. Ariko igihe tukibereye ku Bisirayeli, tubona Abisirayeli bashyirwa mu mwanya w'icyubahiro kidasanzwe, bahabwa agaciro ko kuba abami n'abatambyi, ko kugaragaza Imana mu isi. Ndagira ngo ufashe dusome igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 4, ndahera ku murongo wa mbere ngeze uwa 14. Hari amakuru meza ashimishije. Hatubwira urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa ibya Sinayi. Abantu bari bari mu rugendo bamaze imyaka itari mikeya mu butayu. Hari abana bari baravutse ndetse bamaze gukura, maze Mose afata umwanya wo kubasobanurira ibyabereye kuri Sinayi. Ahari natwe dukwiye gusobanukirwa ibyabereye kuri Sinayi. Reka twumve uko Mose abidusobanurira, abibwira abana bato batari bafite ubwenge cyangwa se batari banahari ibyabereye kuri uwo musozi. None mw'Abisirayeli mwe, mpereye ku murongo wa mbere,
mwumvire amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho, mujye mu gihugu iteka Imana y'abasekuruza banyu ibaha, mugihindure. Ntimukongere ku mategeko mbategeka, ntimukayagabanye, mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Mbese iri somo rirumvikana? Mose ari guhamagarira ubwoko bw'Isirayeli ngo ntimukongere. Ikibabaje tuzabibona igihe tuzaba tugeze mu gihe cya Yesu, ni uko bongereye. Kandi batubwiye ngo ntimukagabanye. Ikibabaje ab'uyu munsi, twebwe turi guhangana n'ikibazo cy'uko tugabanya. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo dusobanukirwe n'iki kintu. Ababayeho mbere ya Kristo, abafarisayo, tubona barongereye amategeko y'Imana. Abantu basobanukiwe yuko bafite udutegeko tujya muri 600 bagenda bongera kuri yandi, ndetse no ku isabato bongeraho. Iragenda ibihira abantu. None waba uyu munsi rero bafashe umwanzuro wo kugabanya. Ntabwo bagabanyije ibyo babandi bongeyeho nkuko Yesu yabigenje, ahubwo bagabanije n'iby'Imana. Ariko itegeko ry'Imana riravuze ngo ntimukongere ku mategeko mbategeka, kandi ntimukayagabanye, mubone kwitonda amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Murongo wa 3. Amaso yanyu yiboneye ibyo Uwiteka yakoreshejwe n'iby'abari y'Ipewori, kuko Uwiteka Imana yanyu yarimbuye abantu bose bakurikije iby'abari y'Ipewori, ikabakura hagati muri mwe. Ariko mwebweho abifatanije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Amen. Teka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ari ko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura, nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ari ku bwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu, ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati, ni ukuri rishyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Aya magambo Dawidi yakunze kuyasubiramo, gukundishiriza buri 119 mu buryo bw'umwihariko, agaragaza agaciro ko kugendera mu bushake bw'Imana no gukomeza amategeko yayo. Hari aho agera akavuga ati, ndajijuka nkarusha abasaza kubera yuko nitondera amategeko yanjye. Nuko rero Mose abwira Abisirayeli ati, amahanga yandi nazajya bareba, bazajya batangara bavuge bati, ni ukuri rishyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Kubera iki se? Kuko bagendeye mu mategeko y'Imana, niko turi kubibona. Murongo wa 7. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iri hafi, nk'uko Uwiteka Imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje? Kandi ni ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi? Mbese rirahari? Turi mu isi yanduye, turi mu isi yanze amategeko y'Imana. Ariko uko abantu banga amategeko y'Imana, ni ku ishyanga rirushaho guhenebera, rigahura n'akaga n'akangaratete, rikagera ahantu hababaje cyane. Turabibona abantu banze amategeko y'Imana, abantu bari kurwanya itegeko rivuga ngo ntugasambane, ariko si imiryango imeze uyu munsi kubera ko iryo tegeko ritubahirijwe. Kubera ko abantu babaye mu bunyacyaha busaze. Uzi ko hari ibihugu bifite ikibazo cy'uko bibuze n'abakozi, bitunze abasaza gusa, kubera yuko amategeko y'Imana yibasiwe. Nyamara nta nubwo bazi igisubizo cy'icyo kibazo, yuko bakwiye kugendera mu bushake bw'Imana. Uzi kumva ukuntu umuryango umeze uyu munsi hagati y'abana n'ababyeyi? Uzi kureba ababyeyi barizwa n'abana bamaze kubihararumbu, ariko batemerewe kugira icyo babikoraho kubera yuko bisa naho ibintu byicuritse, mu gihe amategeko y'Imana asaba ngo wubahe so na nyoko, maze amategeko y'abisi akavuga ngo wubahirize uburenganzira bw'umwana. Mbega ukuntu ishyanga rifite amategeko y'Imana ari ishyanga rikomeye. Ongera ubitekereze neza. Mose arabaza ati, mbese hari ishyanga rikomeye rifite amategeko, rifite Imana iri hafi, nk'uko Uwiteka Imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje? Kandi ni ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi? Wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibakirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Icyampa umuntu uri kumva uyu mwanya ngo ibi bintu abigire imibereho ye,
yumve icyo Imana iri kumubwira mu ijambo ryayo. Iravuga ngo wirinde gusa, ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye. Erega bivane mu nyandiko ubishyire mu mibereho yawe. Uraza kubona ibintu bitangaje by'iby'Imana twifuriza, uhereye no ku mibereho yawe, uhereye ahakuzengurutse. Iby'amaso yawe yiboneye, igihe abantu bagendeye mu bushake bwabo kugenda mu bushake bw'Imana, akaga biteza. N'igihe abantu bagendeye mu bushake bw'Imana kugenda mu bushake bwabo, umutekano bitanga. Maze ibyo bintu ugira umwete wo kubibwira abana bawe n'abuzukuru bawe, ubibamenyeshe. Murongo wa 10, ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati nteraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye, kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Namwe mwigira hafi, muhagarara hepfo y'uwo musozi waka umuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima n'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo, ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ibintu byabereye ku musozi Sinayi biratangaje cyane. Ahari aya magambo nzayashaka, ntabwo nayateguye umunsi. Amagambo umwanditsi umwe yavuze. Mbega ukuntu amategeko y'Imana igihe yatangazwaga byari igikorwa kidasanzwe. Inkuba zirakubita, umuriro uragurumana ku musozi wose, ngo n'igicu cya rukokoma kirabudika. Mbega ukuntu byari biteye ubwoba, byari bitangaje. Twarabonye yuko ababisirayeli batatinyutse kujyayo, bagira ubwoba, babwira Mose bati genda ubyumve, uzutubwire uko bimeze. Maze abantu bagatinyuka bakavuga yuko amategeko yatangajwe mu buryo budasanzwe nk'ubwo. Habayeho evenoma idasanzwe, ngo ayo mategeko yavanweho mu ibanga ntitwabimenya. Mbese byabayeho kuwa kangahe? Niki cyabaye si uwo munsi? Oya, mwanditsi umwe yaravuze ngo amategeko yatanzwe ku mugaragaro. Ntabwo iryo tegeko teka ryatanzwe ku mugaragaro mu buryo bumeze gutyo ryakurwaho mu buryo butameze gutyo. Oya, ntabwo bishoboka. Ntabwo ari uko byagenda. Mose ari kwibutsa abisirayeli ukuntu byari bimeze, ukuntu byari biteye ubwoba, ukuntu Imana itangaza amagambo yayo, ukuntu habayeho imyiteguro idasanzwe. Barabanza baroga, bamesa imyenda, bigira hafi. Wari umunsi w'akataraboneka, kandi ibimenyetso bikomeye biragaragara. Murongo wa 13, ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Aya magambo ashobora kuzamura impaka dukurikije ikiganiro twaganiriye ubushize, twibaza niba isezerano rya kera ari ryo risobanuye amategeko 10. Ariko umugaragu w'Imana Mose ahamya yuko iryo sezerano ari ryo ya mategeko 10. Icyo ni ukuri, kuko ijambo ry'Imana ryo ribivuze. Ariko se ababisindagira babashaka kuvuga iki? Bashaka kuvuga ko isezerano rya kera ryarangiye, amategeko 10 yarangiye. Oya, turaje tubirebe byari bigize iri sezerano. Nibyo koko umugambi nyamukuru na amategeko 10. Ni ukumenya imico y'Imana, kumenya ubushake bw'Imana. Ariko se byari bifite package imeze ite? Turaje tubirebe. Murongo wa 14, nanjye Uwiteka ntegeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka, kugira ngo muzayitonderere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Nshuti zanjye, ndagira ngo dutekereze aya magambo y'Imana. Twibuka uburyo amategeko y'Imana yatanzwe, twibuka agaciro kayo. Turaje turebe mbese amategeko y'Imana muri isezerano rya kera afite mwanya ki? Icyambere ngira ngo nkwibutse nuko nyine batubwiye ko isezerano rya kera, iri sezerano ryane tumaze gusoma mu kuva igice cya 19, ritwibutsa ibintu bikomeye yo Uwiteka ashaka ko tumwumvira. Ashaka ko duhinduka abantu badasanzwe, abantu bafite amategeko akomeye, tukagira ishyanga rikomeye rifite ubwenge abantu bose batangarira, kwa ko tugenda mu bushake bw'Imana. None amategeko y'Imana asobanuye iki? Iri sezerano rya kera ryari rifite ubuturo bwera. Turabubona uhereye mu kuva igice cya 20 ahari amategeko y'Imana kugeza mu gice cya 24, Uwiteka asobanura ibyayo mategeko n'ubushake bwayo kuri yo. Maze guhera ku gice cya 25 kugeza ku gice cya 50 badusobanura iby'ubuturo bwera Mose agomba kubaka. Kandi ubu buturo bwera bigomba kuki bugomba kubakwa? Ni ukugira ngo abantu
bajye baza kumenya iby'Imana, bajye baza kumenya amategeko yayo. Isezerano rya kera ryari rifite ubuturo bwera, ni ikintu cy'ingenzi tugomba kuzirikana, twabivuzeho n'ubushize. Kandi muri ubwo buturo bwera hari mu isanduku y'isezerano irimo amategeko 10. Ibyo ngibyo bibasha gusoma mu Baheburayo igice cya 9 mu buryo bw'umwihariko, maze kubivuga yuko mu kuvugisha 25 kugeza mu gice cya 40 kitubwira iby'ubuturo bwera. Mu Rwambere rw'Abami igice cya 8 umurongo wa 9 ni isomo riza kudusobanura neza ko iyo sanduku iri mu buturo bwera. Ndetse no Gutegeka kwa kabiri, iki gitabo turi kurebamo igice cya 10 kirabidusobanurira iby'ubwo buturo bwera Imana yabahaye. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 4 kugeza wa 5 turasoma ngo, yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi ari hagati mu muriro kuri wa munsi w'iteraniro. Uwiteka arabimpa, ndahindukira manuka uwo musozi, kiri ibyo bisate mu isanduku nabaje, nanone biracyarimo uko Uwiteka yantegetse. Iyo sanduku y'isezerano yabaga hehe? Yabaga mu buturo bwera, mu cyumba cyahera cyane, twarabibonye. Ibi by'uko Imana yanditse aya mategeko ku bisate by'amabuye, reka tuzabiganiraho mu buryo bw'umwihariko mu cyigisho gitaha. Reka tubanze twirebera iby'iri sezerano ko ryari riteye. Tumaze kubona yuko iri sezerano ryari rifite ubuturo bwera, kandi ubuturo bwera bwari bubitse mu isanduku y'isezerano irimwo amategeko 10 y'Imana. Icya kabiri cyo kuzirikana, isezerano rya kera ryari rifite ubutambyi, bukorera imbere y'iyo sanduku guhongerera ibyaha by'abantu. Ntabwo ubuturo bwera bubereho kubikwa mu isanduku gusa, ahubwo rufite n'abatambyi. Hatoranijwe umuryango w'Abalewi kugira ngo ukore mu buturo bwera. Ni ikintu cy'ingenzi dukwiye kuzirikana. Nacyo ubasha kugisobanukirwa usomye igitabo cy'Abaheburayo igice cya 7 kugeza ku gice cya 10. Gisobanura iby'ubutambyi bwa Kristo bugereranijwe n'ubutambyi bw'icyo gihe. Abantu bagombaga gucumura ku mategeko y'Imana, bagombaga kwisunga inzira y'ubutambyi kugira ngo bongere kungwa n'Imana. Iby'Abalewi cyangwa se abatambyi urabasha kwisoma mu gitabo cyabitiriwe cyitwa Abalewi mu buryo bw'umwihariko ibice 9 bibanza biradusobanurira. None se ni irihe huriro ry'isezerano rishya n'isezerano rya kera? Tumaze kubona ko isezerano rya kera rifite ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere rifite ubuturo bwera, buri mu isanduku y'isezerano irimwo amategeko 10 y'Imana. Icya kabiri, ubwo buturo bwera bukorerwamo n'abatambyi, bivuze ngo bifite ubutambyi bukora imbere y'iyo sanduku guhongerera ibyaha by'abantu bacumuye ku mategeko y'Imana. Ihuriro n'isezerano rishya rero. Isezerano rishya twararibonye mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 10 kugeza wa 12. Hatubwiye amakuru akomeye cyane avuga ngo kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni ku Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kuruta abandi. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Amen. None rero turabona ko isezerano rishya ritubwiye ingingo y'ingenzi, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Amen. Ingingo ya mbere iri sezerano ritwibutsa ikomeye ni uko Imana izandika amategeko yayo mu mitima y'abantu bayo. Haleluya. None si bisobanuye iki? Ntabwo Imana isezeranye ko izavanaho amategeko. Iki ngiki tugiceho umurongo abantu b'Imana. Mbese isezerano rishya rivuze yuko Imana izavanaho amategeko nk'uko abantu babyibwira? Oya rwose ni ukubeshyera Imana. Waba wise Imana kwaba ari ugutuka Imana. Uramenye udakora icyaha cyo gutuka Imana uvuga yuko isezerano rishya risezeranye ko Imana izavanaho amategeko yayo. Ntabwo ari uko isezerano rishya rivuze. Riravuze ngo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo. Ntabwo Imana isezeranye ko izavanaho amategeko, ahubwo ivuze ngo izayandika mu bwenge bw'abantu. Ibintu biraryoshye cyane. Yaba iki kintu cyari gifatitse, ibintu byose hari byakoroha. Ingingo ya kabiri nuko Imana izababarira abantu ibyaha byabo ubutazabyibuka ukundi. Amen.
aya makuru nayo araryoshye. Nk'uko rya sezerano rya mbere ryari rifite ubutambyi bugendereye kubabarira abantu ibyaha, turabona ko isezerano rishya naryo risezerana imbabazi z'umunyabyaha wacumuye ku mategeko yayo. Ariko hari itandukaniro ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mu gihe isezerano rya kera tubonye ko abantu biyemeje kubisoza mu bushobozi bwabo, ndetse turabona babigerageza. Amateka turayazi nk'uko yanditswe mu gitabo kera, mu mugabane w'isezerano rya kera, ndetse no mu butumwa bwiza tubona uko abafarisayo bitwaraga. Abantu babaga bambaye imyambaro miremire basengera mu mahuriro y'inzira, ari abantu bafatwa nk'abantu badacumura rwose. Barabigerageje ariko ntabwo byari bikomotse imbere. Imana ibona ibyo bintu ntabwo bikwiriye, ahubwo Imana iravuga ngo aya mategeko rero, aho kugira ngo abantu bayambare kubishura, nzayandika mu mitima yabo bibe bikomotse imbere. Burya hari n'itandukaniro ryo gucumura. Umuntu usanzwe ajya yirata yuko yakoze ibyaha, akavuga ati jyewe naragakoze, bariya bose naryamanye nabo. Kumva rwose hari abasore babyigamba, bakigamba umubare w'abakobwa baryamanye nabo. Uwo muntu rero aryohewe n'icyaha. Iyo rero wa muntu ashatse gukiranuka gukomotse inyuma, twabonye mu isezerano rya kera, umuntu atangira kwiyambura bya byaha uko abantu noneho babibona. Abantu bakabona turi abakiranutsi da, nk'uko abafarisayo bari bameze. Ariko ntabwo bishoboka, ntabwo bidushobokera, kubera yuko mu mutima imbere haranduye, turashaka koza inyuma. Ariko isezerano rishya rero ryo, abantu b'Imana bajya bacumura. Dusoma amagambo akomeye, reka nyasome nyareba. Rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 1, hatubwira ngo bana bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Umugambi w'Imana kwandika amategeko yayo mu mitima yacu nuko tugera ubwo tudakora icyaha rwose. Icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese. Amen. Niyo mpamvu nyine isezerano rishya risezerana kubabarirwa ibyaha, naryo rifite ubutambyi, kandi umutambyi mukuru ni Yesu Kristo. Ariko uyu muntu nubwo acumura, ntabwo bikomotse imbere, ahubwo bikomoka inyuma. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga ngo ntabwo turageraho Satani atabasha kuturasa imyambi. Ariko gucumura k'uyu muntu wo mu isezerano rishya ntabwo bikomoka imbere ngo umutima we ushaka kujya mu byaha, ahubwo bikomoka inyuma. Aratsitaye, ahuye n'ibigeragezo bimugusha mu cyaha, ariko ntabwo ari umugambi, ntabwo ari imigambi yagambiriye. Imana idufashe kumva iryo tandukaniro, kandi rirumvikana rwose. Icyo kintu cya mbere twari tumaze kubona ni uko isezerano ryubakiye ku ngingo ebyiri zikomeye. Iya mbere ni uko Imana izandika amategeko yayo mu bwenge bwacu, kandi iya kabiri ni uko Imana izatubabarira ibyaha ubutazabyibuka ukundi. Icya kabiri mu isezerano rishya, mu kwandika amategeko yayo mu mitima y'abantu, umuntu ahinduka ubuturo bwera. Haleluya. Tumaze kubona ko ari ubuturo bwera bwubatswe hariya mu butayu. None rero umuntu ahindutse ubuturo bwera bubitsemo amategeko y'Imana. Haleluya. Aya magambo twayabonye ubushizwe mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero cyangwa se ari ubuturo bwera? Haleluya. Rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 5 batubwira ngo kandi urwo rusengero narwo rufite ubutambyi, kuko turi ubwoko bw'abatambyi. Haleluya. Ubwoko bwera bw'abatambyi bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, cyangwa kugira ngo nawe rikuryohere. Icyo ni ikindi. Amategeko y'Imana twamaze kubona isezerano ko rigizwe n'ingingo ebyiri. Rifite amategeko y'Imana agomba kwandikwa mu mitima y'abantu. Icya kabiri rifite kubabarira ibyaha. Ikindi tubonye noneho, amategeko yayo agomba kwandikwa mu mitima, bisobanuye yuko hari ubuturo bwera. Ubuturo bwera ni jye wemeye wizeye Yesu Kristo, kandi ubwo buturo bwera bufite abatambyi, bufite ubutambyi, kandi twagizwe ubwoko bw'abatambyi. Turaza kubona yuko umutambyi wacu mukuru ni Yesu Kristo, natwe twabatambyi. Amen.
icya gatatu, nk'uko isezerano rya mbere ryari rifite bwa buturo bwera bugaragara, kandi muri ubwo buturo bwera hakabamo isanduku y'isezerano irimo amategeko 10 y'Imana, kandi ijambo ry'Imana reka njye kurishaka ariko ryo turisome mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 8, hatubwira ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Murongo wa 9, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegerezo cy'ubuturo n'ikibintu cyabwo bwose. Ubuturo bwera bwari ipica cyangwa se bwari icyitegererezo cy'ubuturo bwera nyakuri ubwo Mose yerekewe ku musozi. None tumaze kubona yuko hari ubundi buturo bwera, kandi ubwo buturo bwera ni twe. Ariko ubwo buturo bwera uburyo Imana ishaka kubwubaka nabwo bukwiye kuba ari ubw'icyitegererezo cy'ubundi buturo bwera original. None tumaze kubona iki rero? Nk'uko isezerano rya mbere ryari rifite ubuturo bwera, tumaze kubona yuko bwari buri hariya mu butayu, kandi muri ubwo buturo bwakabamo isanduku y'isezerano imwe amategeko 10 y'Imana. Tumaze kubona yuko ari uko byari bimeze, kandi rwose ubuturo bwa tumaze kubugereranya nuko natwe turi ubuturo bwera, kandi Imana ishaka kwandika amategeko yayo mu mitima yacu. Ndetse tumaze kubona yuko ubuturo bwari bufite ubutambyi bukora imbere y'iyo sanduku guhongera ibyaha by'abantu. Uko niko n'isezerano rishya riri. Amen. Itandukaniro rihari nuko mu mwanya w'ihema ryabambwe na Mose nk'ishusho y'ihema ry'ukuri, maze kwisoma mu Kuva igice 25 umurongo wa 9, isezerano rishya ryo rifite ihema rirushaho kuba irihebuje, ritabambwe n'umuntu, niko ijambo ry'Imana ritubwira, ahubwo ryaremwe n'Imana, ari ryo rusengero rw'Imana mu ijuru. Amen. Reka njye mu gitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo igice cya 8. Igitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 1. Hatubwira ngo iki? Haratubwira ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki. Dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera heraho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ubwo umutambyi wese ashyirirwamo umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo, nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Yaba yari mu isi ntababona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe n'amategeko. Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete ukora byose ukurikije icyitegererezo werekeye kuri wa musozi. Igice cya 9 umurongo wa 23 hatubwira ngo kire. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, nawe ibyo mu ijuru bwabyo bikezwa n'ibitambyo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki, hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho, kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Amen. Turabona ko isezerano rishya rero rifite ubutambyi, rifite ubuturo bwera bwo mu ijuru. Amen. Icya kane kero gishamikiye kuri icyo, nk'uko isanduku y'isezerano imwe amategeko y'Imana umuntu yishe yari ipfundo ry'umurimo w'ubuturo bwera bwo ku isi, uko niko n'umurimo w'ubuturo bwera bwo mu ijuru uri. Reka tujyane mu Byahishuwe igice cya 11 turebe ikintu Yohana yeretswe ari Patimo. Bese Yohana yeretswe iki? Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 19 niwo nsoma wonyine. Hatubwira ngo urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakinguka, mu rusengero rwaho habonekamo isanduku y'isezerano. Amen. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura. Hari isanduku y'isezerano nshuti yanjye. Buriya umwimerere w'amategeko y'Imana ubitse mu ijuru. Umwimerere w'amategeko y'Imana yanditse mu mitima yacu ubitse mu ijuru. Kandi igihe hari hagiye kuba bidasanzwe mu Byahishuwe igice cya 11 bitweretse igihe tugiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Igice cya 11 se ntabwo kibanziza igice cya 12, birumvikana. Kandi yerekwa ndajya nkubwiye ko ni yerekwa rimwe
iki gitabo cyose cy'ibyahishuwe ni iyerekwa rimwe. None se ageze ku murongo wa 17 igice cya 12 hatubwiye ngo iki? Igice cya 12 kitubwira iby'ikiyoka n'umugore. Ikiyoka ni itorero, Satani ni itorero. Maze ku murongo wa 17 ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kirakarira itorero ry'Imana, kiragenda ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana, bakagira kwizera nko kwa Yesu. Amen. Umwimerere w'ayo mategeko y'Imana uri mu buturo bwera bwo mu ijuru aho Kristo akorera. Umwami wacu Yesu Kristo niwe mutambyi mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi yahinjijwe n'amaraso ye yaviriye kuba incungu ya benshi. Ibyo bituma ingingo zikurikirana none zikwiriye kwitabwaho, zikumvikana neza, kugira ngo dusobanukirwe n'umwanya amategeko y'Imana harimo n'itegeko ry'isabato turi gusuzuma muri iki gihe afite mu Isezerano rishya. Reka tubyumve neza. Tumaze kubona yuko ari isanduku y'isezerano yabonetse mu ijuru. Mu byashu igice cya 11 mu murongo wa 19, iyi sanduku y'isezerano yabonetse mu rusengero rwo mu ijuru ntabwo yarimwo ubusa, ahubwo yari mu isezerano ry'Imana. Kandi rwose iyi sanduku niyo pfundo ry'umurimo ukorerwa mu buturo bwera bwo mu ijuru nk'uko byari biri no ku isi. Twabibonye mu kuvigisha 25 mu buryo bw'umwari ku murongo wa 9 hamaze kutubwira ko Mose yabwiwe ngo abikore nk'uko ibyo mu ijuru bimeze. Icya kabiri, urupfu rw'umucunguzi kubw'ibyaha by'abantu n'umurimo we nk'umutambyi mukuru imbere y'isanduku mu ijuru adukorera uyu munsi ni igihamya kidashidikanwa ko muri iyo sanduku harimo amategeko umuntu yishe. Umurimo w'abatambyi wari uwuhe se? Umurimo w'abatambyi ni uko ari amategeko yishwe. Niba rero amategeko akuweho, ntihaba hagikenewe incungu cyangwa umutambyi. Ibyo se ntabwo byumvikana? Birumvikana cyane. Icya gatatu, ubwo hariho impongano n'ubutambyi bwa Kristo bifitanye isano n'amategeko yishwe ari mu isanduku, aho Kristo akorera umurimo, birumvikana rwose ko ayo mategeko yahozeho kandi ko yishwe mbere y'uko umukiza aza mu isi gupfira abanyabyaha abagomeye amategeko. Habanje gutangwa amategeko, maze umuntu yica amategeko. Amaze kwica amategeko akenera incungu, maze umurimo w'ubuhuzu uratangira. None se ko numva tugiye kubicurika, twakenera Kristo dute niba nta mategeko yishwe? Twakenera umucunguzi gute niba nta mategeko yishwe? Ndagira ngo nkumenyeshe ko dukenera Kristo kubera ko twagomeye amategeko y'Imana kugira ngo atubere impongano y'ibyaha byacu. Yohana yaramubonye. Yohana igice cya 29, Yohana umubatiza aramubona, ndavuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Icyaha ni iki se? Ni ukugomera amategeko y'Imana, twarabibonye. Ntabwo twakenera rero umwana w'intama. Umwana w'intama ni iki? Ni igitambo. Ntabwo twakenera igitambo niba nta mategeko twishe. Kwako igitambo gisobanuye incungu igipfa mu cyimbo cyacu, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Umurimo Kristo akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru uyu munsi, uhereye igihe yaviriye mu isi ajyanye amaraso. Twaganiriye ubushize ubuturo bwera mu buryo bw'umwihariko, ariko hari aho tutageze. Buriya umugabane w'ubuturo bwera twabaze kubona yuko ubuturo bwera bwari bufite mu rugo, bukagira ahera bukagira n'ahera cyane. Umurimo wo mu rugo Kristo yawurangirije ku musaraba i Karuvari. Haleluya. Hahandi twabonye igicaniro cy'ibitambo ni hahandi Karuvari hashushanyaga Karuvari. Yaraje aritanga. Kristo yaritanze kugira ngo dukizwe. Ariko igihe yararangije umurimo we, tuzabibona mu minsi mikuru n'amasabato. Turi hafi kuhagera. Nizeye yuko tuzasobanukirwa bya bintu byananiranye gusobanukirwa ngo abantu bamenye gutandukanya isabato y'umunsi wa 7 n'amasabato Abisirayeli bajyaga baziririza. Tuzabibona ko yari igishushanyo cy'ibyagombaga kubaho. Tuzabibona ayo masabato 7 n'iminsi mikuru y'Uwiteka. Tuzabibona yuko igihe cyageze Kristo akinjira ahera. Umurimo wo mu rugo yawukoreye mu isi, aradupfira. Umurimo w'ahera yarawutangiye kugira ngo aduhongerere. Mbese turabyemera? Ikimenyetso kitwereka ko tubyemera nuko twemera amategeko y'Imana, tukemera n'ubunyacyaha bwacu, tukemera ko twayishe kandi dukeneye umutambyi kugira ngo aduhongerere ibyaha byacu. Icya kane,
amategeko ari mu isanduku iri mu rusengero rwo mu ijuru aho Kristo akorera ntabwo ari amategeko yashyizweho mu gihe cy'isezerano rishya. Oya, abantu bajya bavuga ngo hariho amategeko abiri: ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko Yesu Kristo arabisobanura neza akavuga ati ariko amategeko yose n'ibyahanuwe byuzurira muri ibyo ngibyo. Mwese ntabwo bibona neza, tuzabisoza tujya kuri bya bisate bibiri by'amabuye. Igisate cya mbere se ntabwo tubona yuko nyine ari ugukundisha Uwiteka umutima wacu. Ese umuntu ukunda ntabwo ugira icyo ukora? Byanze bikunze iyo hari uwo ukunda ugira icyo ubikoraho. Ni ukuvuga ngo iri tegeko ry'Imana, itegeko nshinga, the law of the Lord, iri tegeko, aya mategeko 10, bino bisate bibiri by'amategeko ni itegeko nshinga ry'Imana kandi rifite ingingo 10. Izi ngingo rero zerekana ibintu bibiri by'ingenzi: ni urukundo dufitiye Imana n'urukundo dufitiye abantu. Ariko ni itegeko rimwe, itegeko ry'urukundo. Amen. Aya mategeko rero ntabwo ari amategeko mashya yabayeho mu isezerano rishya, oya, ahubwo yabayeho mbere yaryo. Imana yahishura inyoko muntu amategeko yayo mu gihe cy'isezerano rya kera, nk'uko tubona neza ko agarukwaho kenshi mu isezerano rishya. Isezerano rishya ryerekana aya mategeko yahishuwe mu isezerano rya kera ko ari impamvu Umukiza yaje mu isi gupfira abayagomeye, kuko igihano cyo kuyagomera ari urupfu rw'iteka ryose. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twarabibonye. Ntabwo Imana yohereje umwana wayo ngo gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yamweje kugira ngo abamwizera bakizwe nawe. Twarabibonye. Kandi amagambo akurikira ayo ngayo atwereka ko umugambi w'Imana wo kugira ngo tuyumvire, tugende mu bushake bwayo. Ayo mategeko rero yarishwe, maze amaze kwicwa Imana itanga igisubizo, ari cyo Yesu. Ayo mategeko ntabwo ari mashyashya. Ntabwo isezerano rishya ryigeze ritangaza andi mategeko mashya cyangwa ngo rivugurura amategeko asanzwe. Oya, ntabwo yigeze avugururwa, ahubwo rirondora ya mategeko mu isezerano rya kera. Dufite amasomo menshi cyane mu buryo bw'umwihariko Pawulo abitindaho cyane. Soma Abaroma igice cya 3 uhereye ku murongo wa 19 kugeza 31. Ujye mu gice cya 5 uhereye ku murongo wa 8 kugeza 21. Ujye mu gice cya 8 uhereye ku murongo wa 3 kugeza wa 4. Ujye mu gice cya 13 umurongo wa 8 kugeza wa 10, yo ayavuga mu mazina yayo. Ujye mu Bagalati igice cya 2. Ujye mu Efeso igice cya 6. Ujye muri Yakobo igice cya 8, nawe ayarondora mu mazina yayo. Ujye mu Rwambere rwa Yohana igice cya 3. Hose barakwereka ko ya mategeko yatangajwe mu gihe cy'isezerano rya kera ariyo mategeko yo mu isezerano rishya. Imana ifasha abantu b'Imana kubisobanukirwa ibi bintu. Aya mategeko yahishuwe ni ikindi tukwiye kuzirikana. Aya mategeko yahishuwe ariyo yayandi yatangajwe ku musozi Sinayi, Imana ubwayo ikamanurwa no kuyaha abantu. Yari amategeko 10 yanditswe ku bisate by'amabuye bibiri, yandikishwa urutoki rw'Imana ubwayo. Ibyo bisate bibiri by'amabuye nibyo byashyizwe munsi y'intebe y'ihongerero cyangwa intebe y'imbabazi muri ya sanduku y'isezerano mu buturo bwera bwo ku isi. Kandi rwose ni nayo mategeko yashyizwe mu isanduku y'isezerano yo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nayo ngayo ni nayo Imana yifuza kwandika mu mitima y'abantu, kuko yabisezeranye ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yanyu. Kandi iryo tegeko rikaba itegeko ridatanzwe mu bushake bw'abantu, bya bindi twamaze kubona yuko abantu bagerageje kubikora mu buryo bwabo. Tuzigira ku bafarisayo, tuzagerayo turebe, ahubwo bikomotse mu mutima, umutima w'urukundo, umutima wo kunyurwa n'ubushake bw'Imana. Aya mategeko yashyinguwe mu isanduku y'isezerano yari iteretse mu cyumba cyahera cyane cyo mu buturo bwera bwo ku isi, ahuye n'amategeko ari mu isanduku y'isezerano arahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ni iby'ukuri ko nta gitambo cy'impongano icyo ari cyo cyose cyari gifite ubushobozi bwo gukuraho umunyabyaha urubanza azanirwa no kwica amategeko. Byari bibereyeho kuba igishushanyo cy'impongano nyakuri, ariyo maraso ya Kristo. Ariko amategeko yishwe yo yari ahari, ariyo yasabaga impongano.
nkabyumvise itandukaniro. Mu isezerano rya kera tubona iby'ubutambyi, tubona amaraso. Isomo ryo mu Baraye igice cya 22 atuvuga ngo hatabayeho kuvusha amaraso nta kubabarirwa ibyaha kwabaho. Amaraso atabayeho nta kubabarirwa ibyaha. Hari amaraso. Ibyo byo byararangiye. Kubera ko ayo maraso yashushanyaga Kristo uzaza agahongerera umuntu wishe amategeko. Ariko amategeko yaragenje gute? Yarahari. Amategeko yishwe yarahari, ariyo yasabaga impongano. Urupfu kwa Kristo rero rwaje ari impongano nyakuri, rukuraho bya bitambo byarushushanyaga kugira ngo ahongere umunyabyaha wishe amategeko. Ntabwo urupfu rwa Kristo rwasimbuye cyangwa ngo rukureho amategeko. Urupfu rwa Kristo rwabonetse ari impongano kuhisha amategeko. Nshuti zanjye, tumaze umwanya tuganira ibintu bikomeye, ibintu byerekana umwanya amategeko y'Imana arimo, n'uburyo ari ay'agaciro gakomeye cyane, n'uburyo kubisobanukirwa ari byo byatuma tumenya yuko dukeneye umucunguzi. Tumaze gusobanukirwa iki Isezerano rishya risobanuye, ryo ritanga igisubizo ku kibazo cy'umunyabyaha wigometse ku mategeko binyuze mu rupfu n'umurimo w'ubutambyi wa Kristo mu buturo bw'ukuri bwo mu ijuru. Ni isezerano risezeranira uwizera wese hatitawe kuri kavukire ye imbabazi z'ibyaha bye no guhabwa umutima mushya wishimira amategeko y'Imana. Ntabwo ari iby'Abisirayeli, ntabwo ari iby'Abadive, ntabwo ari iby'Abanyarwanda, ahubwo ni iby'umuntu wese wishimira kugendera mu bushake bw'Imana. Ibi bintu Petero yabisobanukiwe bitinze, ku buryo Imana byayisabye kumuha iyerekwa. Uzasoma ibyakozwe igice cya 10 Petero ajya kwa Korneliyo. Imana yabanje kumwereka ibizira biri mu gitambaro, kubera ko yabonaga abanyamahanga nk'ibizira. Akamubwira ngo ibyejejwe n'Imana ntukabyita ibizira. Maze ageze kwa Korneliyo avuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ati noneho menye neza yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo umuntu wese wo mu isi yose. Reka iryo somo turisoma, ariko reka turisome turyumve neza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Igice cya 10 umurongo wa 34 yatubwira ngo Petero aterura amagambo ati no kuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mbese wakwishimira kuba muri uwo mugabane w'abantu bishimira amategeko y'Imana bakubaha Uwiteka? Abantu bakwemera Imana igasoza isezerano ryayo mu mitima yabo, ikandika amategeko yayo mu bwenge bwabo? Mbese wakwemera kwakira imbabazi ze? Ku isezerano ry'Imana imaze kudusezerana ko uwizera wese hatitawe kuri kavukire ye ahabwa imbabazi z'ibyaha bye, maze kandi agahabwa umutima mushya wishimira amategeko y'Imana. Icyo twabonye kandi gikomeye, umwimerere w'ayo mategeko yanditswe ku mitima y'abana b'Imana ubitse mu isanduku y'isezerano iri mu rusengero rw'Imana mu ijuru aho Kristo akorera. Icyamba kugira ngo twishimire amategeko yayo, tugendere mu bushake bwayo, turusheho kunyurwa no kugendera mu ngoma yayo. Bizatubera inkomezi, bizatubera ubwenge. Twamaze kubibona yuko abantu bose bazadutangarira. Ishyanga rimeze bityo rizaba ishyanga ridasanzwe. Imana duhe kwifuza icyo cyifuzo, niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Reka dusoze n'isengesho. Data wa twese uhoraho, turagushimye. Tugushimiye yuko tuyoboye muri iki cyigisho. Tugushimiye ko dusobanukiye umwanya amategeko yawe afite mu mugabane w'isezerano rishya. Tugushimiye kandi Yesu utuma bishoboka amategeko yawe akabasha kuba umunezero kuri twebwe mu mitima yacu, ubwenge bwacu bukibwira iby'ijuru. Isezerano ryawe ni uko ushaka kudukuza ukatugeza ku kuzura kw'Imana. Urashaka ko Mwuka Wera atuyobora akadushira ukuri kose no kugenda mu bushake bwawe. Uduhe kumwemerera kugira ngo ubuntu bwawe busaze bukore mu mitima yacu uko wabisezeranye. Niko gusenga kwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.